Ese sheri meze bite? Ni sawa? Ndagiye rero. Yego. Wicarireho. Sinzi ndi kwicarira nta maso ugira. Nta maso ugira ra. Aha ntabwo nari nabyumvise. Umugore wanjye rero. Yego. Ndagiye. Reka ndikatisha mu karitsiye nyine. Ubu ndaza bihiye. Uze muri karitsiye ugiye gukora iki? Umugabo urumva nawe uri cyo nkora. Uri wagumye hano? Wagumye hano? Urambye. Waguhitse. Ndakubwira utuntu twiza. Tumbwire ngene. Oya, ndatukubwira n'utagenda. Ahubwo hari igihe ndagaruka mu saa 9. Z'ijoro se? Zitazamuka. Z'ijoro zuzinziho. Byari binangaye. Zamanwa. Ahubwo ubu nyengeye nsanga ibiryo byahiye. Nsanga nancurije n'utuzi tundi kumva nshaka gukaraba amazi ashyushye. Karibu. Ese ni hani? Ni njyewe. Gokoro. Mbese uti? Amakuru. Gatebe nari nicara ari kuririmba. Nagiye gusoma ijambo ry'Imana. Kagana gatebe twicarane. Hano wari umeze ute se we? Nimeze neza. Ye baba we iminsi myinshi pe. Kuri twese. Mu bandi se waraho? Waraho. Baba we nari ngukumbuye none dore Imana irakunzaniye cyane habwe icyubahiro pe. Ngo pe iminsi yari baye myinshi. Wari usanze ndi gusoma ijambo ry'Imana. Ubwo nyine narindi kugira ngo wenda dukomeze tubanze turirimbe iriya ndirimbo ivuga ngo ndanyuzwe kugira ngo n'imitima yacu ibugukire kumva ijambo ry'Imana. Ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye gushima. Tubanze dusenga mu ncamake kugira ngo dufungue uburyo umwete. Mana turagushimye turaguhimbaje waturinze izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dore rero Mana tugiye kwiga ijambo ryawe turinde ko rica mu gutwi ngo ringuke mu kundi rishinge imizi mu mitima yacu ritubere umuhamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Amen. Reka turebe isomo riri mu migani 25.
imigani 25 aravuga ngo iyi migani ya Salomo. Iyi nayo ni imigani ya Salomo yimuwe yandikwa n'abagaragu ba Hezekiya umwami w'Abayuda. Icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu, ariko abami bo bubahishwa no kubigenzura. Abami bubahishwa no kugenzura ibyo bayoboye, ariko Imana yo irabidukinga nyine, ntabwo wapfa kubimenya ngo ese ibi birayubahishije cyangwa se ntibiyubahishije, ariko umwami we abigenderaho. Ijambo ry'Imana ndumva wumvise rishatse kuvuga Imana mbere ya byose. Dusengere n'iri jambo ry'Imana. Tugushimiriza n'ukunda, tugushimira ko twumvishije ijambo ryawe, none ririce mu gutwi ngo rihinduke mu kundi, ahubwo rishingiye ubuzima mu mitima yacu. Rero buriya hano ikintu gitumye mbanza kugira ngo tubanze twige ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni igisubizo cya byose. Ijambo ry'Imana riguha byose. Ababuze abagabo, ijambo ry'Imana rirabikora. Ijambo ry'Imana iyo wumva umutima wawe ufite intimba, urarisoma ukumva riraguhumurije. Niyo mpamvu mvuze ntireka ubwo ugeze hano dusomanire ijambo ry'Imana turyiye nyine. Niyo mpamvu mpise ndi kwakiriza. Rero buriya Imana mbere ya byose, ibyo ukora byose ujya ubanza Imana. Nujya gusenga wiragize, nujya gusaba umugabo ubanza wiragize Imana, n'uwo mugabo Imana izamuguha. Buriya si ureba ko natwe twababonye, bisaba gusenga cyane ugapfukama amavi agakoboka, urakoboka kaba nk'ay'ihene. Koze Eri, ndagukunda cyane, uri mwiza, uri umubyeyi mwiza pe. N'umuryango wawe ndawukunda, muri beza, ndabakunda cyane. N'umugabo wawe namukunze cyane. Yego, urakoze kumbwira ijambo ry'Imana, kandi nanjye ibyo wambwiye nabyakiriye neza. Urakoze urakoze, ungiriye inama nziza. Reka ndebe uko nasubira imuhira burije. urakoze nawe kuza kutuganirira. Dore twiganye n'ijambo ry'Imana, gusa nzajya nkomeza ngusengere Imana nawe uzaguhe umugabo kandi muzubakire ku rutare rukomeye rw'Imana. Urakoze, Imana iguhe umugisha kandi Imana igendane nawe. Nawe musigarane. Yego, murenze irembo utazanga kongera kugaruka.
ntazaza kukwishyura pe uri umwana mwiza. Banyibye bandangije bancucuye mana we, amateleviziyo ibikapu byose babijyanye mana we, babitwaye byose tamana sindabwira umugabo nari nagiye baba we, babimaze mu nzu inzirera ariko mana mbega ngo baranca amaboko we, baba we mana we, mbega abajura baba we. Biraz ntabwo
ntabwo nabwiriza na Bobo ntabwo yahita nashize akazi nta muntu ntabwo yakangana kagira agize kuko nyine umva erega nanjye ndi umuntu mukorona njye ntabwo uretse yoroshye ariko koroshye yewe usanga ko tugenda ntacyo tugenda igamira nk'aha ngaha nayo ntacyo reka mufata agakora reka nkagufasha niyo yiga mu nda rero uri mwiza sibyo sibyo ariko urabona biteye neza ariko si wanyegeye igihe intambara ariko uranze ariko urankunda urayegeremera ko nkunda nta kibazo ngowe nyine oroshya tuganire gute are you ready honey I love you uriya nkunda kwicarana nawe ahantu heza hatuje nk'aha ngaha numva reka twicarane udashaka ko nyine tugira nta kibazo rwose naho ubundi urumva uri keza reka hano n'udusatsi wakoze byiza aheza kubagize hani ubu koko umutwe kuri utangiye no kundya ubu koko ushaka ko ndembera hano mu ntuza malariya muri iri shyamba koko wamba bari rimwe gusa ntabwo byakunda rimwe ryonyine ahubwo ni ikigeri gituma nza hano ntabwo byakunda ubu koko urabona ntarwaye ntabwo byakunda do no munda hatangiye kundya shamba barira wa do shona rimwe gusa hani wagira ntabwo umugore wanjye azabimenya pe sibyo ntabwo umugore wanjye none se nkugurire intuza mbwira icyo ushaka shandagira nta kintu nshaka hasi urabona ukuntu uri mwiza utankwiriye nyine ndi mwiza ariko erega Elize ni igikecuru cyavuyemo cyashizemo umuzanye se utamureba urakana keza si wowe kureba ariko nukuntu umurusha n'inzo utwinya twiza sha nawe wamuzanye ubona ari inzo gasatsi kanyerera sha afite ibituta ni nk'iby'indaro nimbo wazi ibyiza utuguru twiza sha abona sha sha yangana sha tugire icyo ngukundira nuko wemera erego njyewe none njyewe naguhisemo gukunda gushaka mbona ubikwiriye sibyo ntabwo byakunda niyemeye sha hano ntabwo byakunda none se ubyangiye iki se kubera iki se umugore wawe turi inshuti Ega ntabwo nanjye ndi inshuti yawe sinjye nawe turi inshuti si wababaza inshuti kandi wababaza inshuti aho kugira ngo mbabaze umugore wawe nawe batahura kandi njyewe mfite n'intuza twagira shagira umva nyine nkubwire ngiye ongera wicare nkubwire sibyo
ubundi sibyo umugore wanjye kuba muri sibyo ntacyo bitwaye rwose yega kuba inshuti y'umuryango ubaye inshuti y'umuryango hari ikibazo nta n'icyo yagutwara amenye ko twagize ariko ubundi ndanabyemeye ubundi uriya ni urukecuru urabona ntacyo bitwaye ariko uri n'akana keza ushaka unabikora neza maze ibura nyine uzaba nkubwira rero umenye utuze turi nanjye uri inshuti yanjye byose nta kibazo ukayambara neza hatagira n'urabo kujya tuvuye ariko uragize rwose bose ndanyuzwe ndanyuzwe rwose dukora two nyine ubundi mfata muri poroteferi ariko gutyo umva nyine wowe tuza mubwira nyine sheri nyine kandi sheri nawe ndagukunda ntabwo inyuma umva nyine nkubwire impamvu ikintu cyari kitugejeje hano rwose ko ukekaga amababa kandi njye ntaranayama reka nta na moya mfite sheri nyine umva ahubwo fata utudukwiye tugende yewe nirirwa mu ishyamba yo gushaka udukwiye ubwo se sheri utarahisha warangiza ukanga kubera ukaba utarahisha ujya wirirwa utarahisha fata udukwi vuba tujye guteka nyine umva nako reka mubwire impamvu yatumye tuza hano sibyo mubwire impamvu nyine yatumye tuza hano hasi wacu zikubanya amagambo ariko ntabwo kugabanya amagambo basheri ushaka ko ngukubita ndakubonye ushaka amahane impano yavuze ngo nze gutashya umva ngiye nkubwire cyane yakoze umva icyambere ariko ndakumenye ndakumenye kandi umunwa waba ntabwo nari mwiza umva ngewe cyane cyatuzanye gusa wakumva ikintu cyatuzanye hano wampaye n'umwanya ukanywa wumva iki umva icyambere ufite icyo kuvuga ndakigira ugikuye he ufatira mu cyaha nyine ntacyo icyaha ngewe ubonye nkora iki ubonye nkora iki tubona duhagararanye gusa icyo utakoze ni iki hari ikijya kingana iki utaza kumbwira naho kumva abagore habara nibyo byakuraruye ariko uvugisha ukuri hani ni muri inshuti hani ntabwo muri inshuti nawe sinarinzi ko meze gutya urabona meze gutya inshuti z'umuntu ntabwo umara inshuti neza urabona ari icyuki se reka wowe waracecuye ugiye ko abana bato n'ubundi nari mbizi ko bose bampinduka umva imana yari babwiye n'igihe cyane wari kugusengera paseri iby'imana ubikemo mu by'imana cyane na sayi ubona gusengera waretse nko kubwira ikintu cyane waretse umugore mwiza nicyo ngukunda nukuri kose erega hani nani nubwo ngira ariko oya sheri yarize ahubwo umva impamvu yewe nazanye na Elise sibyo se ni umwete hawe nakuna hano ni umwete hawe sibyo hane ubwo ni inshuti y'umuryango n'igihe yanagusigarira ariko ibyo ntabwo nshatse kuvuga oya ntabwo aribyo nshatse kuvuga nibyo basanganya muri iri jambo yansigariraho hejuru wabibonye nabibonye
nabibonye ibyo nabonye birahagije. Noferi niba wabibonye ariko ntabwo aribyo byari byatuzanye uretse ko twari twaje kwisengera nyine nkamugira inama nk'umuntu w'umukobwa w'umuryango. Tangiye kuga nose nicaye ngiye wabonye nicaye Kandi uri kuburana ndi kubifata. kagira komeza none utwagiye David nakubona kugina nini gucaringa akantu byarangiye mwa